ubuhamya bwanjye ngendera ku ijambo ry'Imana riri mu byakozwe n'intumwa ni umurongo umwe ibice 17 ngira ngo tuhasome hanyuma mbabwire Yesu ugira neza, Yesu wambohoye ingoyi z'ibyaha, uyu munsi nkaba ndi mu murimo we. Ibyakozwe n'intumwa ibice 17 umurongo wa 30 niho dusoma kugira ngo mbabwire aho Yesu yankuye. Aravuga ngo nuko iyo minsi yo kujijwa Imana yarayirengagije, ariko noneho itegeka abantu bose bari hose kwihana. Amen, haleluya. Nagira ngo mbabwire ko iminsi yo kujijwa Yesu ajya yirengagiza. Uyu munsi nawe waba uri mu bujiji bw'ibyaha, ariko nagira ngo mbabwire ngo Yesu ajya yirengagiza iminsi yo kujijwa. Twaje kubatangariza ko Yesu wirengagiza iminsi yo kujijwa ari hano kugira ngo nawe akuruhure, akubohore ingoyi z'ibyaha. Navukiye mu karere ka Ruhango, hariya bita Igitwe, niho nakuriye, niho nigiye primaire, ariko nari naragowe cyane, nari ndujijwe kuko niga mu wa mbere natangiye umwaka wa kabiri wa primaire nangira kwiga ingeso z'ibyaha. Nibwo natangiye kwiga kunywa itabi ry'urumogi, nangira gukina urusimbi. Hari santere irimo abantu batari beza, urubyiruko rukora ibyaha byinshi. Natangiye gukina urusimbi mfite imyaka 8. Urumva bijyana no kwiba. Twajyaga turara dukina urusimbi kugeza mu gitondo, tugakinira mu kabari k'ibiryo n'inzoga. Wamara kurya amafaranga mu rusimbi, ukabanza ukarya inyama, ukarya ubugari, kongera ugasubira ugakina. Nkurira mu ubwo buzima bwo gukina urusimbi no kunywa inzoga. Hanyuma jenoside imaze kuba, naje kuva Igitwe mu karere ka Ruhango nimukira hariya Impanga mu karere ka Nyanza muri murenge wa Mukingo, nkomeza ibikorwa byanjye byo kunywa itabi n'urumogi. Noneho ntangira no kwiga kwiba. Nari nzi kurira ibipangu nkajya gushakamo imari. Saa 11 za mu gitondo nabaga namaze kugurisha i Nyanza, nkajya kunywa ikigage, nkajya kunywa urwagwa. Ariko ndashimira Yesu, haleluya. Ndashimira Yesu. Namwe inzoga nyinshi nanjye ntazi umubare wazo uko zingana, dore ko hari hakibaho inzago, wenda ubwo baranywa n'ibintu bindi bikoze mu bikwangari, ariko icyo gihe habagaho inzago z'ibitoki. Ndibuka igihe kimwe nakomeje iyo mico mibi, najyaga njya kugura itabi haraza Mwima, niho najyaga ngura itabi ry'urumogi ryo kunywa, nkarijyana Impanga kuri nywerayo. Naye mfite ikigare kinini cyane cy'urubyiruko bagenzi banjye twasangiraga. Hanyuma maze kugira imyaka 17 natangiye gukora akazi biraka muri Electrogas, cyangwa se ubu ngubu yitwa Rege. Niho nabonye ikiraka mpakora ukwezi, ndimo ndegereza ku musozo, ntago nshaka gutinda, no kubabwira aho Yesu yankuye. Hanyuma mpembwe ukwezi kose twakoreraga 9,990, twakoraga 330 n'amafaranga 3. Yari amafaranga menshi, yari menshi. Hanyuma ukwezi kugeze mpembwe, icyo gihe nahemberwaga i Nyanza. Maze guhembwa mu gitondo, hari kuwa gatanu, ndabyibuka n'umunsi ntazibagirwa, saa 2 za mu gitondo, numva nkwiriye kujya mu Ruhango. Numva nkashaka kujya mu Ruhango kugura ibyo nari nkeneye, ariko ndavangureka mbanze njye kwica inyota, nyura aho bitaga kwa Gicumba hari i Nyanza. Sinzi nimba bigeze banywera Gicumba hari i Nyanza. Mageze ngura icupa rya mbere ndarinywa, ngura irya kabiri. Hanyuma aho hantu nahaboneye Imana ikomeye. Nyuma yabwo mpabona indaya yatahaga hariya hafi ya stade. Indaya dutangira gusangira. Nabonaga ari umukobwa mwiza, kandi ntacyo gihe nariyemeraga cyane. Nambaraga amakoboyi, nkambara inkweto zizamuye, nkambara ingofero z'igikinga. Hanyuma indaya turasangira, akambaza ati se ubu wahe genda uwinyami byose, naje hano mvuye Nyamirambo, Nyamirambo ni iwacu. None se tukomeza gusangira, indaya turibwirana, tuvugana ko tuza gutahana nimugoroba. Nanywe inzoga kugeza saa 2 za nijoro. Urumva ibyo kujya mu Ruhango sinabyibutse. Twakomeje kwinywera, tugezaho tureka urwagwa, tunywa Primus
pirimusi yaguraga 2,500, tunywa pirimusi kugeza ku mugoroba hafi saa 2 zigiye kugera, nibwo nabonye ukuboko kw'Imana, kuko nari namaze kuvugana n'iyo ndaya ko turi butane iwabo tukajya kurarana. Hanyuma saa 2 ziri hafi kugera nsohoka ngiye hanze kunyara cyangwa se kwihagarika. Hanyuma kubera umugambi Imana yari mfiteho, ngarutse kubera kunywa inzoga nyinshi, sinibuka akabari nanywereyemo, njya mu kandi, ariko Imana yagira ngo ibone uko intabaye. Nageze mu kandi kabari kuwitwaga Simoni, muranamuzi, witwa Nyakayaga, ni mumuzi Simoni, yarafite niho nagiye kunywa, ni inshuti yanjye, twari tuziranye kera ariko n'ubu turaziranye. Hanyuma ngezeyo ngura pirimusi imwe, baravuze ati amasaha yo gukinga akabari arageze, musohoke dukinge. Nsohoka hanze, ubwo ntandukana n'iyo ndaya gutyo, sinongera kubonana nayo. Ariko nyuma yabwo naje kuza kubona akazi hafi, maze gukizwa naje gukora hafi yaho iyo ndaya yabaga hariya kwa Pasiteri Abiya, mpasanga iyo ndaya 9 urabona nta n'imiti y'ubukana yari yakabayeho ya sida, nsanga yaramondotse, nsanga umubiri wose ni ibikomere n'ibisebe. Aza kunsaba inkwi zo gucana mu gipangu nakoragamo, murebye menya ko ari wari kube ntiyamenya. Ndavuga nti Mana warantabaye, iyo ndaya yapfuye muri 2, barayihamba barayishyingura. Ndashimira Imana ko giye ntapfuye, kandi urumva umugambi wari wo kujya kurarana n'iyo ndaya. Rero Imana yangiriye neza. Nyuma yabwo naje kujya ni Kigali, mba mu mujyi wa Kigali ndi Mayibobo, ndanyweye ibitanywebwa, makore twarayanywaga, imogizo ni ibisanzwe, twanywaga ibigage byari icyo gihe hari ibigage byadutse byavaga ibyumba bitaga bareteta, ngira ngo ni Nyanza byigeze kuhaza bita kwa Ruterana, ariko ubwo nayo narakijijwe. Twajyaga tubinywa tukarara mu muhanda, twaraye ingangi nyinshi, twakubiswe inkoni nyinshi, ariko ndashimira Yesu utaremeye kungwa mw'ibyo byose. Nizo mpamvu iri jambo nanjye ryampamagaye ry'Imana rivuga ngo iminsi yo kujijwa Imana irayirengagiza, itegeka abantu bose ko bakizwa. Naje kubabwira Yesu ukiza wanduhuye. Uyu munsi nta mitwaro nyikoreye y'ibyaha, uyu munsi genda nemye. Yesu yandagije umukumbi, haleluya! Yarazi impamvu yandindiye muri ibyo byose. Icyo nshimira Imana, ibyo byose nabibayemo, ariko nubwo ntakubitiwe, ariko nta rugingo na rumwe rwanjye rwangiritse. Imana ishimwe. Navuga byinshi, ariko Yesu araruhura, agakiza urumogi, agakiza ibiyobyabwenge. Uyu munsi wa none ndashimira Imana, maze imyaka iri hejuru ya 20 Yesu ampamagaye ndi mu murimo w'Imana. Ibyo byose byaribagiranye, ariko naje gukubwira Yesu uruhura ko nawe uyu munsi yakuruhura. Ushobora kuba nawe uri mw'ibyo biyobyabwenge, uri kunywa amatabi n'imogi n'ibindi byose, ariko aho nta mahoro abamo. Amahoro ari kwa Yesu. Yesu yaranduhuye. Yesu ndamushimira aho mariye kumenya muri Kigogo. Imana inyibutsa, buri hari igihe Imana igitwibutsa ubuhamya. Akubitana n'umuntu kera twakoranaga i Nyanza mw'iyo mirimo yo kwiba, afite agafuka. Ubu basigaye bajijisha, kera twibaga nta gafuka, ariko ubu ajyana agafuka guhaha kugira ngo nimubona agereka mugire ngo nawe yaje guhaha. Kuri gutya nari mbizi, 2 zarayazamuraga nkayatwara. Dukubitaninya ari ari Kigogo, arambwira ati mwana none se nta kintu wabonye se? Mudamu wanjye twari kumwe, ngira ngo ni umuhamya ari hariya. None arambwira ati suriya ntuwaye muraziranye? Ntiburayambaza ko hari icyo nafashe. Ntabwo aramenya ko Yesu yampamagaye. Haleluya! Yesu agira neza. Arambwira ati nahebye nihangane. Urumva nta mwanya wo kumubwiriza nawe ntiye no kubyumva kuko yari bere mu kazi. Ariko Yesu yatugiriye neza, adukura mu bujura, dukura mu bubata bw'ibyaha. Uyu munsi turi mu murimo w'Imana, turavuga Yesu. Haleluya! Bajyaga nzamuza intoki 2, ubu ngubu ndi gukoresha Bibiliya y'ijambo ry'Imana, nkabwira abantu Yesu kandi bakaza. Haleluya! Haleluya! Yesu yarampinduriye. Uyu munsi ndabwira abantu Yesu, nyamara icyo gihe nakoraga ibindi, ariko ndashimira Yesu wankuye mu biyobyabwenge. Nayo mpamvu ngira ngo duteraniye aha ngaha turi kubwira abantu ko Yesu akura abantu mu biyobyabwenge, akabashyigikira, akabambika isura y'abantu bakaba bazima. Imana iduhana umugisha. Reka ngeze aha ngaha, amasaha ari kwihuta. Igihe nikigera Imana ikaducira kanzu tukagaruka, tuzababwira birambura Yesu akura, kandi n'ukuri Yesu yatugiriye neza. Uyu munsi tuguwe neza, turi mu murimo w'Imana kandi aradushyigikiye.
Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro. Ndagushimiye Mana yo mu ijuru no mu isi, ushimiye Mana ikiranukira muri byose, ushimiye ko wanshyigikiye ukankura mu biyobyabwenge byari binkomereye, zari inzira z'urupfu zinyerera, ariko uyu munsi wantuye imitwaro yandemereraga, ndi kugenda nemye, ndi mu murimo wawe. Kandi Uwiteka, birashoboka ko naduteraniye hari abandi baremerewe nk'uko nari ndemerewe, barushye nk'uko nari ndushye, nakunyuze kugira ngo bagenderere isura imitima yabo, kandi kubw'ineza yawe ubazane kuri wowe, tuzafatanya gushima izina ryawe. Urakoze kuri Imana ishobora byose, shyigikira umuyobozi wa gahunda n'umwanya wose usigaye, mu izina rya Yesu, amen. So muri Kigogo, Imana inyibutsa, buriya hari igihe Imana igitwibutsa ubuhamya, akubitanira n'umuntu kera twakoranaga i Nyanza muri iyo mirimo yo kwiba, afite agafuka. Ubu basigaye bajijisha, kera twibaga nta gafuka, ariko ubu ajyana agafuka guhaha kugira ngo nimubona agereka mugire ngo nawe yaje guhaha. Kuri gutya nari mbizi, ebyiri zarayazamuraga nkayatwara, dukubitaninya ari yari Kigogo, arambwira ati mwana none se nta kintu wabonye se? Mudamu wanjye twari kumwe, ngira ngo ni umuhamya ari hariya, none arambwira ati ese uriya ntuwaye muraziranye? Ntiburiya yambaza ko hari icyo nafashe, ntabwo aramenya ko Yesu yampamagaye. Haleluya! Yesu agira neza. Arambwira ati nahebye nihangane, urumva nta mwanya wo kumubwiriza nawe ntiyari no kubyumva kuko yari ribereye mu kazi. Ariko Yesu yatugiriye neza, adukura mu bujura, adukura mu bubata bw'ibyaha. Uyu munsi turi mu murimo w'Imana, turavuga Yesu. Haleluya! Najyaga nzamuza intoki ebyiri, ubu ngubu ndi gukoresha Bibiliya, ijambo ry'Imana, nkabwira abantu Yesu kandi bakaza. Haleluya! Haleluya! Yesu yarampinduriye. Uyu munsi ndabwira abantu Yesu, nyamara icyo gihe nakoraga ibindi, ariko ndashimira Yesu wankuye mu biyobyabwenge. Nayo mpamvu ngira ngo duteraniye aha ngaha turi kubwira abantu ko Yesu akura abantu mu biyobyabwenge, akabashyigikira, akabambika isura y'abantu bakaba bazima. Imana iduhana umugisha. Reka ngeze aha ngaha, amasaha ari kwihuta, igihe nikigera Imana ikaducira kanzu tukagaruka, tuzababwira birambura Yesu akura. Kandi ni ukuri Yesu yatugiriye neza. Uyu munsi tuguwe neza, turi mu murimo w'Imana kandi aradushyigikiye. Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro. Ndagushimiye Mana yo mu ijuru no mu isi, ushimiye Mana ikiranukira muri byose, ushimiye ko wanshyigikiye ukankura mu biyobyabwenge byari binkomereye, zari inzira z'urupfu zinyerera, ariko uyu munsi wantuye imitwaro yandemereraga, ndi kugenda nemye, ndi mu murimo wawe. Kandi Uwiteka, birashoboka ko naduteraniye hari abandi baremerewe nk'uko nari ndemerewe, barushye nk'uko nari ndushye, nakunyuze kugira ngo bagenderere isura imitima yabo, kandi kubw'ineza yawe ubazane kuri wowe, tuzafatanya gushima izina ryawe. Urakoze kuri Imana ishobora byose, shyigikira umuyobozi wa gahunda n'umwanya wose usigaye, mu izina rya Yesu, amen.